Yesu ashimwe cyane bavandimwe, tunejejwe cyane n'umugisha Imana iduhaye muri uyu mwanya ubwo tugiye kwiga ijambo ryayo. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Mureke mbere yuko dutangira ijambo iryo ari ryose muri uyu mwanya ko tugiye kubumbura Bibiliya, dusaba Imana umugisha no kutuyobora nk'uko yabidusezeraniye. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimira cyane umugisha uduhaye ukaba tugejeje muri uyu mwanya aho tugiye kumva wowe ubwawe uvugana natwe binyuze mu ijambo ryawe. Dushoboze kwakira ijambo rya imitima yizeye, uduhe umwuka wera nk'uko wabidusezeraniye kugira ngo ashimangire kuri kwirira mu mitima yacu, uduhe kugira imyumvire myiza no kwemera gutsindwa mu mitima yacu. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Muri uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho cyitwa akarengane kadusatiriye n'umugambi w'Imana ku bwoko bwayo. Akarengane kadusatiriye n'umugambi w'Imana. Muri ako karengane nyine harimo umugambi w'Imana ku bwoko bwayo. Tugiye gusoma isomo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka mu gice cya 22 ku murongo wa 31 niho tugiye guhera ayo magambo. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu avuga ko Petero agiye kumwihakana. Ndabasabye mutega amatwi iri jambo tugiye kwigana kubera ko nyine ari ijambo ry'Imana, ariko mu buryo bwihariye ndimo ndasoma ibintu byabaye mu gihe cya kera, igihe Kristo yari amaze gutoranya abantu bagombaga kujya ku rufatiro, atari ku rufatiro ahubwo abantu bagombaga kubakwa ku mabuye ba mbere ku rufatiro nk'itorero ry'Imana, aribo ntumwari yaratoranije. Kuko murabizi ko na nyuma Paulo yaje kubivugaho ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Kristo akaba ari we buye rikomeza imfuruka. Bivuze ngo Yesu yari ari gushinga, yari ari gutegura ayo mabuye agomba kubanziriza ayandi kuri urwo rufatiro ari gowe mu kubaka itorero rya Gikristo, itorero ry'Imana. Rero ibi bintu mubikurikirane kuko ukuntu byagenze hano, kuko Imana idahinduka mu migambi yayo. N'uyu munsi tugiye kureberamo ibintu bidusatiriye kandi ntabwo ndi bubabwire no nk'ibizabaho mu gihe cya kure cyane kizaza. Namwe nimbisoma muraza kubyiyumvira nk'abantu nk'abigishwa ba Bibiliya, nubwo turi bugende tubireba mu masomo ya Bibiliya n'uko abahanuzi ko ari ibihe kuko bidusatiriye cyane dukurikije ibimenyetso byo gusohora k'ubuhanuzi. Iri somo rero riri muri Luka igice cya 22 ku murongo wa 31 hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu avuga ko Petero agiye kumwihakana. Handitswe ngo murongo wa 31, kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Aramubwira ati, mwami, niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Aramubwira ati, Petero, ndakubwira yuko uyu munsi inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu kutanzi. Kandi arababaza ati, ubwo nabatumaga mudafite impago cyangwa imvumba cyangwa inkweto, mbese hari icyo mwakennye? Baramusubiza bati ntacyo. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ibintu bigera muri bitatu nifuza ko turebera muri iri somo mu cyo turi kwiga kitugaragariza akarengane kadusatiriye n'umugambi w'Imana ku bwoko bwayo. Muri ako karengane nyine ibyo bintu bitatu ni iki? Reka turebe icya mbere, umurongo wa 31. Kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Ariko hari ikintu nifuza ko mwumva muri iri jambo. Yesu yari amaze imyaka 3 n'igice ari kumwe n'abigishwa be, ari kumwe n'intumwa yatoranije. Aba bantu Yesu yabatoranyije, mwibuke ibi uko byari bimeze, babarizwaga mu itsinda ry'abantu boroheje bacishije bugufiya, babandi abayobozi b'ishyanga rya Isirayeli bari barigije ku ruhande nk'abantu batajijutse, badafite akamaro, batari imbonera mu bintu by'iyobokamana. Nyamara Imana ireba imitima, Yesu abahirarika bayemera kumukurikira. Mu rugendo rwo gukurikira Yesu bagiye bamwigiraho byinshi yabigishaga, ndetse kugeza ku rwego nimusoma rw'igice cya 10 yaje no kubageza ku rwego abaha umwuka wera. Hano ni intumwa 70 ariko n'abishwe yarabakoreraga, abohereza
kujya kuvuga ubutumwa ari bonyine, noneho baragenda baha n'imbaraga gukora ibitangaza. Murumva yuko hari ukuntu bari barahindutse rwose, bava ku rwego rumwe bagera ku rundi. Ariko igihe akarengane kari gasatiriye Yesu n'abigishwa be, kandi mu kintu turi bubone hepfo, n'abigishwa bari babizi neza yuko hari akarengane kadasanzwe kabasatiriye, bari babizi. None se ntabwo twasomye hepfo nubwo turi bwongere tukabisoma, aho Petero babwiye Yesu ngo turajyana mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Nuko Petero n'izindi ntumwa bari babizi ko ibintu biri imbere yabo biraza kuba birimo gufungwa cyangwa no kwicwa, ndetse biraza kuba birimo, bari babisobanukiwe rero. Ariko ngiye kubabwira ikintu kibabaje, nubwo Imana yaje kukibonera igisubizo. Mu myaka 3 n'igice Yesu yari amaranye n'abigishwa be, mu mbaraga yari yarabahaye umwuka wera no gukora ibitangaza, hari impinduka Imana yifuzaga mu mitima yabo, ariko byari byaranze. Mu kwigishwa na Yesu, mu bibwiriza, mu kwitegereza Yesu abakorera ibitangaza, yaba bo n'abandi bantu bagenzi babo, mu murimo n'inshingano yabahaye, ibi bintu byabateje intambwe, ariko hari impinduka Imana yifuzaga n'umutambiko Imana yifuzaga kubagezaho. Ibi bintu biranga, uwo mutambiko kugira ngo bawugereho biranga. Maze Yesu ababwira ikintu gitangaje. Ni ihame muri Bibiliya Imana igikoresha, ndababwira n'ahandi hantu yarikoresheje. Yesu arababwira ati, kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye ngo abagosore nk'amasaka. Yesu aravuze ngo, dore Satani yabasabye ngo abagosore nk'amasaka. Kandi tukurikije amagambo Yesu yakurikijeho, Satani yasabye abigishwa ba Yesu abasaba Imana nk'uko yasabye Yobu. Imana irabatanga. Ariko nk'uko Imana yabigenje kuri Yobu, iha Satani umurongo atari burenge, kubera ko muri iri gosorwa, nubwo Satani rero agombaga kubagosora, Satani mu migambi ye agamije kubarimbura, agamije ko bihakana umwami wabo bakitandukanya nawe. Muri iri gosorwa, nubwo Satani yari afitemo uwo mugambi wo kurimbura, Imana yari ifitemo uwundi mugambi nk'uwo yari ifite kuri Yobu. Ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Nguwo umugambi w'Imana, ngo kwizera kwacu kudacogora mu bihe by'akarengane, mu bihe by'ibigeragezo, mu bihe byo kugeragezwa. Amagambo akurikiyeho, nawe numara guhinduka. Izi mpinduka Yesu abwiye Petero ngo numara guhinduka, zagombaga kugera kuri Petero na bagenzi be zizanywe n'iri gosorwa, bagombaga gukorerwa na Satani. Satani yari yabasabye, Imana irabatanga. Yesu aravuga ati, rero kubera ko Imana yabatanze ifite umugambi wo kubahindura, numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Ariko bagombaga kugosorwa. Hari ibintu bibiri abantu bajya bakunda kwitiranya, ngiye kugira ngo ibi bintu tubanza tubitandukanye, tubishyire ku ruhande. Hari ibigeragezo n'amakuba n'akaga bijya biba ku bantu kubera ko bagomeye amategeko y'Imana, bakivana mu burinzi bw'Imana, Imana ikabemera yuko bagerwaho n'ingaruka z'ibibi byabo. Reka tubisome. Ndasoma isomo rimwe nubwo muri Bibiliya hagiye harimo menshi nyine avuga kuri ibyo bintu, ariko ibyo isomo ngiye gusoma ni irivuga ibishobora kugera ku bantu b'Imana nk'ishyanga, nk'ubwoko muri rusange, kuko nacyo turi kureba, nubwo niyo bigeze ku bantu nk'ubwoko bwayo, nk'ishyanga ryayo, nk'itoro ryayo, binagera ku muntu ku giti cye. Ariko reka tubirebe aho byagiye bikoreshwa ku ishyanga, kuko icyo turi kureba akaka dusatiriye n'umugambi w'Imana ku bwoko bwayo. Iyo usomye mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, mu gice cya 15 ugasoma umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 6, handitswe amagambo avuga ngo, kandi hariho ubw'Abisirayeli bamaze igihe kirekire badafite Imana nyakuri cyangwa umutambyi wigisha, badafite n'amategeko. Ariko ibyago bibagezeho bahindukirira Uwiteka Imana ya Isirayeli, barayishaka barayibona. Kandi muri icyo gihe abasukwaga n'abinjiraga nta mahoro bari bafite, ahubwo abaturage bo muri ibyo bihugu bose bagiraga imidugararo myinshi, bakavunagurana, ubwoko bukarwanya ubundi, n'umudugudu ukarwanya undi, kuko Imana yabihebeshaga ibateza ibyago byose. Batubwiye ikintu bano bantu ingorane bagize, nuko baretse amategeko y'Imana, bakareka n'Imana nyakuri bagahindukira ibindi bigirwamana.
maze akaga gaterwa n'uko umuntu yanze imana kabageraho. Ariko baratubwiye ku murongo wa 4 ngo ariko ibyago bibagezeho bahindukira Uwiteka Imana ya Isirayeli. Uyu mugabane dusomya utandukanye n'uwa ba Petero. Niyo mpamvu nifuza yuko dushyira ibintu ku munzani ngo tubirebe neza ikintu turi kwiga. Ba Petero bari abigishwa ba Yesu, bamukurikiye mu gihe cy'imyaka 3 n'igice bakamubaho indahemuka, ariko hari intambwe n'impinduka mu mico yabo nabo ubwabo batari biyiziho, kugeza ubwo Petero yarwanaga ishyaka ripfuye, ndetse Yesu yamubwira ati ariko ibyo bintu ngewe ndi kubibona ukundi kuntu. Petero akaburana nk'uko benshi muri iyi minsi bimeze. N'uyu munsi ibihamya biravugwa, ibyigisha abantu rwose ukabona n'abantu bashishikaye mu bintu byo kwiga, ariko ijambo ry'Imana ryavuga ukumva bafite ukundi kuntu babyiyumvira. Reka mwumve ikintu Imana igiye kudukorera. Abangaba dusuye mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma batuge ko baretse Imana nyakuri bagahindukira ibigirwamana, bareka amategeko yayo bahindukirira ibintu byabo. Ariko ku ntumwa za Yesu siko bimeze, twabisomye. Reka mbabwire irindi somo tugiye gusoma kugira ngo iki kintu tugishyire mu mwanya kigomba kubamo. Nyuma yuko ibi bintu bimaze kubaho by'icyo Imana yifuzaga kubageraho, hari akandi karengane kaje kagera ku ntumwa, ariko noneho atari ukugira ngo intumwa zitsindwa cyangwa zihakane Imana, ahubwo guhamya Imana kwazo muri ako karengane bituma ubutumwa bwamamara. Simbizi n'ibintu muri kubyumva. Ni ibyiciro bitatu tubonye. Ikimwe tudatinzamo nicyo mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma cya 15 uhere ku 3 kugeza ku 6. Ni abantu nabo b'ubwoko bw'Imana, ariko baretse Imana nyakuri, bareka amategeko yayo, bituma ibyago bibageraho. Ariko turasomye ngo ibyago bibagezeho bahindukirira Imana. Imana ihabwa icyubahiro, kuko amagambo ndetse mu gitabo cy'Abahirwe n'ibandi aravuga ngo hari abantu batajyaga gushaka Imana iyo ibyago n'amakuba bitaza kubatera kwishakaho ubufasha. Ibyo bibaho nabyo. Hari abandi, hari akandi karengane cyangwa se irindi gosorwa tubonye Yesu abwiye abigishwa be. Ababigishwa ba Yesu ntibavuye kuri Yesu ngo bakurikire undi mwigisha, ntibaretse gusenga Imana yo mu ijuru ngo tubibonye mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma ngo basenge izindi mana. Baracyari abigishwa ba Yesu bamukurikira kandi bamukorera, ariko hari umutambiko byananiranye ko bageraho. Hari impinduka byanze ko zikorwa mu mico yabo kandi nabo batigiza nkana. Yesu yakoze uko ashoboye kugeza ubwo yaje kubajyana mu mwiherero ari 12 bonyine. Bageze muri uwo mwiherero ngo basenge, aza kongera gutoranya 3 kugira ngo bamuherekeze ku musozi. Petero, Yakobo na Yohana abagiye ku musozi barasinzira, abasigaye babandi 9 basigara baburana ngo umukuru ngugomba kubategeka muri bo ninde. Umugambi nanone uranga. Yesu ahita ababwira ikindi ubundi buryo Imana ifite inzira zirenga 1000, niko inyandiko ivuga. Yesu ahita ababwira indi nzira Imana ihisemo. Yesu arababwira ngo Satani yabasabye ngo abagosore nk'amasaka, kandi Imana yabatanze. Petero abyumvise, 33 Luka 22 aramubwira ati mwami niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Aya magambo ya Petero niyo ari mu kanwa no mu bitekerezo by'abantu benshi bavuga ko ari ubwoko bw'Imana. Akarengane kagiye kuza bafite ukuntu tekinike bavumbuye z'ukuntu bazagacika, babasha guhamya. Ndetse benshi muri twe twemeye guhomba n'ibindi bintu byinshi byacu, twaretse incundura zacu zari dutunze nka Petero. Abandi birukanwa cyangwa bava no mu nshingano zabo nka ba Mateyo, barewe Mateyo barabakoresha bikora. Umuntu nawe wateye bene izo ntambwe, ufite ibyo bintu byinshi abona mu mateka yo gukurikira Kristo, aba yiteguye kuvuga nka Petero ati niteguye kujyana nawe. Batejo ntimubize ko dimanche ijya gutangazwa, bati nimubona ko haje ibi n'ibi, bati ngewe sinshobora kubikoraho, bati ngewe naramaramaje nishake nzapfe. Ariko ibintu uri kuvuga nibyo wivugisha. Impinduka Imana igushakamo zitarabaho, umva ikintu uri bukore. 34 aramubwira ati Petero, ndakubwira yuko uyu munsi nkoko itaza kubika
utaranyihakana gatatu kutanzi. Icyaba cyiza twemerera Imana uko ituvuga n'uko itubona. Ngiye kubasomera amagambo atangaje mbere yuko nyasoma. Reka turebe iryo somo rindi nababwiraga rya nyuma yaho, kandi ibyo bintu ngiye kubasomera birasa neza n'intambwe ziri guterwa muri iyi minsi mu isi ya politike y'ibihugu n'imiyoborere n'ubuyobozi ku rwego rw'isi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 ku murongo 27 ni igihe intumwa zatangiye gukubitwa, gutotezwa no kurenganywa. Petero yari amaze gufungurwa mu buryo bw'igitangaza na marayika w'Imana. Umurongo 23 hejuru handitswe ngo abitoro babyumvise basaba Imana kubaha gushira amanga. Umurongo 27 kandi koko Herode na Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisirayeli bateraniye muri uyu murwa kurwanya umugaragu wawe wera Yesu uwo wasize. Umvira ishyirahamwe ryo kurwanya Imana ryandi ryanditse mu byasho 17 rigomba kurwanya umwana w'intama. Umva, Herode, Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisirayeli n'abahagarariye iyobokamana bavuga ko ari ubwoko bwayo. Iri shyirahamwe bari baririmo rigambiriye iki? Kurwanya Kristo uw'Imana yasize. Kandi niyo ntambara idusatiriye. Reka mwumve amagambo rero. Kamumva amagambo. Ni uwuhe mugambi Imana ifite? Ni izihe nyungu itorero ry'Imana rigomba kubonera mu karengane? Kamabwire. Ibintu nabisonye birantangaza, namwe ngiye kwibasomera. Tugiye gusoma ayo magambo mu gitabo cy'Iyohana gitoro volume ya 6 page 366. Kino gitabo gisohotse vuba. Kino gitabo itorero herutse gusohora vuba cy'Iyohana gitoro volume ya 6 page 363. Handitswe amagambo avuga ngo ibihe by'umuraba bizaza kuri twe byihuta cyane. Ndasaba Imana cyane kugira ngo mugende ndi gusoma ijambo ry'Imana, Umwuka wera ajya akorana n'ibitekerezo by'abantu bose bakurikiye iki cyigisho, bibatere gusobanukirwa neza n'aya magambo mu kuri kw'iki gihe tugezemo, kuko byinshi turi gusoma si inkuru ndi kubabarira, ni intambara duhagazemo. Ibihe by'umuraba bizaza kuri twe byihuta cyane, kandi ntacyo dukwiriye gukora ubwacu cyo kubyihutisha. Uyu ni umuburo wa mbere. Icya mbere, ibihe by'umuraba by'ubwabyo byarahanuwe, Imana yabitubwiye bizaza, ndetse byihuta cyane, birimo kuza byihuta cyane. Ariko ku rwacu ruhande nta kintu na kimwe dukwiriye gukora cyo kubyihutisha, kubera ko amagambo mwiza mu gitabo cy'ubutumwa bw'Itorero volume ya 3 atubwira ko mu gihe umuntu yihutije akarengane cyangwa amakuba, n'ubundi yaravuzwe ko azaza ariko akayihutisha mu gihe kitari icyayo, nta buntu bw'Imana ahabwa bwo kumutabara. Imana ikorera mu gihe, ntikorera mbere cyangwa nyuma y'igihe. Dukomeze dusome mwumve. Igihe cy'umubabaro kizaza giteye mu buryo kizakururira ku Mana abantu bose bifuza kuba bayo kandi bakaba bayo gusa. Imana ihabwa icyubahiro kubw'akarengane kagiye kuza. Ukuntu ijambo rivuze, igihe cy'umubabaro kizaza giteye mu buryo kizakururira ku Mana abantu bose bifuza kuba bayo kandi bakaba bayo gusa. Uyu munsi hari abantu bifuza gucika ku mico runaka, hari abantu bifuza kwiyegurira Imana neza, ariko imiterere y'ibibazengurutse, ingorane barimo batigiza nkana, zikaba zarababujije gutera iyo ntambwe. Bakaba koko barateye intambwe ya Gikristo bakihana, bakagenda urugendo, ariko kimwe n'abigishwa hakaba hari umutambiko batari gushyikira. Akarengane kagomba kubazamura kakawubagezaho. Uko dusoma, Imana ashaka kutujyana mu ijuru, yarabigambiriye kandi ntizatsindwa. Imana ihabwa icyubahiro. Uzi ko ayo magambo avuga ngo nibiba ngombwa Imana izaduhombya n'amasambu n'ubutunzi n'iki byaduhindukiye ibigirwamana. Imana yaturemye mu ishusho yayo, turaba agaciro mu maso y'Imana, wabirebera mu gitambo cya Yesu. Umva uko wavuze rero, ntabwo twiyiza ubwacu
kugeza ubwo tuzaba twageragerejwe kandi twemerewe mu itanwa ry'ibigeragezo. Aya magambo nsomye ngira ngo mwarayabonye kuri Petero, na Petero ntiyari yiyize ubwe kugeza igihe ikigeragezo cyamugereyeho, akihaka neza uko atanamuzi, uko Yesu yari yabivuze. Niyo mpamvu dusomye ngo ntabwo twiyize ubwacu. Buriya n'abasabye bavandimwe, uyu munsi njya mbona ukuntu dufite amagambo menshi kuri buri kantu kose kadutse, tukadutera intambwe tukabwira n'abantu ko bagomba kwifata n'uko bagomba gushikama no kugira gute. Bavandi, mutazakora ibintu nk'ibyabaye muri Egiputa mukajya kwigurisha kandi mwari mufite amagambo menshi, ahubwo umva amagambo Imana itubwiye. Ntabwo twiyizi ubwacu. Mureke ibintu byo kwigirira icyizere cyinshi, mureke buri gitondo cyo twemerera Imana intege nke zacu. Ntabwo twiyize ubwacu kugeza ubwo tuzaba twageragerejwe kandi twemerewe mu itanura ry'ibigeragezo. Kandi si byiza kuri twe gupima imico y'abandi no guciraho iteka abantu batari babona umucyo w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko ngibi nibyo bigezweho byo gupima imico y'abandi, umuntu ayipimiye kuko we yumva ibintu agahita aca umurongo. Reka mwumva andi magambo yanditswe mu gitabo cy'ibyanditswe byo mu minsi y'imperuka kuri paje 156, ni ku isuri ya 547. Handitswe ngo igihe umuraba w'akarengane uzatwisukaho by'ukuri. Mubyumve, baravuze ngo by'ukuri, kuko hari igihe ibintu biza ugasanga abantu barimo baririza. Igihe umuraba w'akarengane uzatwisukaho by'ukuri, intama nyakuri izumva ijwi ry'umwungeri nyakuri. Hazakoreshwa umwete ukomeye wo kwiyanga kugira ngo abazimiye barokorwe, kandi benshi bari baravuye mu mukumbi bazagaruka bayoboka umwungeri nyamwungeri. Nimwumve ibyiza by'akarengane. Imana ifitiye umugambi. Twabisomye kuri Petero n'abagenzi be, intumwa bagenzi be. Hari impinduka Imana yifuzaga kubagezaho. Hari umutambiko Imana yifuzaga ko basingira mu bukristo bwabo. Niyo mpamvu Yesu yababwiye ngo Satani yabasabye ngo abagosore nk'amasaka, ngo ariko wowe ndakwingingira kugira ngo kwizera kwawe kudacogora. Aravuga ngo ariko numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Uyu munsi kuba abantu bacagaguranamo, uvuze ngo yamenye umucyo, uvuze ngo yagize gute, ugasanga barahanganye, ntawe urahinduka. Kuko hagize uhinduka muri bo yakoresha izo mpinduka kugira ngo akomeze bagenzi be. Hazakoreshwa umwete ukomeye no kwiyanga kugira ngo abazimiye barokorwe, kandi benshi bari baravuye mu mukumbi bazagaruka bayoboka umwungeri nyakuri. Imana ihabwe icyubahiro. Mwungeri nyamwungeri. Ariko nimurebe ukuntu Imana ireba ukuntu kwayo konyine twe tudashobora kureba. Nk'ubu nimurebe neza yuko Imana irabizi ko hari abantu bazimiye, hari abantu basubiye inyuma, hari abantu bavuye ku mwungeri nyakuri, ariko ku bw'akarengane bazagarukira umwungeri nyamwungeri. Niko ijambo rivuze. Ubwoko bw'Imana buzagendera ku ntambwe imwe kandi buzarwanya umwanzi bushyize hamwe. Imana ihabwe icyubahiro. Nibwo rya sengesho rya Yesu ryo muri Yohana 17 yasenze mbere y'uko abambwa, nibwo rizasohora. Ndabasaba kugira ngo mwese mubumwe, bose babumwe. Nibasakira n'akaga rusange bahuriyeho, kurwanira ubukuru bizahagarara. Nta mpaka zizongera kubaho muri bo zo gushaka kumenya ukwiriye guhabwa agaciro nk'umukuru. Bavandi, Imana ishimwe kubw'akarengane kadusatiriye. Kuko hari igihe simbizi niba ibyo namwe bijya bibabaho. Rwose hari igihe ndemererwa mu mutima nkibaza, ariko se ijambo ry'Imana ko rihari, ibihamya ko bihari, turi kubura iki ko kuko iminsi iza ari kubona ibintu birushaho kuba bibi mvuga si mu isi yo hanze ngo gusohora kubuhanuzi, kuko byo ntacyo bitwaye, biba bigomba gusohora mu buryo bwo gusoza imigambi y'Imana. Turaza no kubireba. Mba ndi kuva biri kuba bibi, twebwe bakabaye turushaho kugaragaza ishusho ya Kristo, nibwo turushaho guhangana no kutumva ibintu kimwe. Ariko Imana idufitiye umugambi mwiza. Reka mwumve ibyo twajya mu minsi y'imperuka, paje 157, isubiye 552. Handitswe ngo urukundo Imana ikunda itorero ryayo
urukundo Imana ikunda itorero ryayo ntirugira iherezo, yitaye ku bayo ubudatuza, ntijya yemera ko akaga kagera ku itorero ryayo keretse ari ukugira ngo iryeze, kandi riho ubwishingizi bw'ibyiza bya none n'iby'iteka ryose. Ibyo bisobanuye iki? Akarengane ntabwo kazabaho kubera ko Kiliziya Gatolika yabishatse, akarengane ntikazaza kubera ko Leta z'Ubumwe za Amerika zabishatse cyangwa abami bo mu isi. Akarengane kazaza mu gihe Imana yakemeye, akarengane kazaza mu gihe Imana yagapimye ku munzani ikabona ko kagiye kuzanira ibyiza ubwoko bwayo. Imana ihabwe icyubahiro. Abizi iby'umwaka w'igihumbi magana inani na mirongo inani n'umunani barabizi ko hari ibyo Imana yakomye mu nkokora kubera ko yabonye ko tutari twiteguye nk'ubwoko bwayo. Kubera icyo abantu twaba ari inkuru zibiri gusohora nk'abantu bacitsemo igikuba muri twebwe tudafitiye icyizere Imana. Tugomba kwiga ibimenyetso bya gihanuzi nk'ibitwereka ko turi hafi kugera mu rugo, kugira ngo twitegure kandi twiteguze n'abandi. Ko baratubwiye ngo Imana ntijyemera ko akaga kagera ku itorero ryayo keretse ari ukugira ngo iryeze, kandi riho ubwishingizi bw'ibyiza bya none n'iby'iteka ryose. Yesu azeza itorero rye nk'uko yejeje urusengero rwe mu itangira no mu isoza ry'umurimo we akiri mu isi. Ibigeragezo n'amateka azigamira itorero rye ni ibyo kurishoboza. Reka mwumve amagambo. Icyo bintu Imana izigamira itorero ryayo, mwumve ibyo ari byo. Ndasoma. Ibigeragezo n'amateka Yesu azigamira itorero rye ni ibyo kurishoboza kugera ku kwera kwimbitse no kugira imbaraga zisumbyeho, kugira ngo isi yose imenyeshwe intsinzi y'umusaraba. Isi igomba kumenyeshwa intsinzi y'umusaraba binyuze mu karengane, mu byago n'amakuba byacu. Ariko ni bangahe bari gushyikira ibi bintu? Ni bangahe bari kurebera gusora k'ubuhanuzi n'akaga kadusatiriye muri izi ndorerwamo z'ibyanditswe? Cyangwa muri gushyigikuba namwe abantu babo tukitiranya tukavangavanga ibintu? Hari impinduka Imana yifuza mu mico yacu, tugomba kurabagirana ishusho y'imico ya Kristo. Satani n'ab'isi bakavuga ko isi tudakwiriye kuyibamo, maze no mu ijuru bakavuga bataba abantu koko ni abacu mu ijuru kuruta uko ari ab'isi. Genda ujye kubazana. Data wa twese akabwira Yesu ati genda ujye kubazana abangaba baturaha, kuko n'ubundi mu isi nta mwanya bahafite, imico yabo ntisa n'iyabo. Uko bavuga bari bivuga abandi bikababangamira, uko bambara ntibihuye n'uko ab'isi bambara byababangamiye, uko barya. Reka mabwire, imibereho yacu igomba kubangamira isi, natwe isi ikatubangamira, kugeza ubwo Imana nyir'ubwenge butagerwa ica urubanza n'abamarayika bo mu ijuru bati mureke aba bantu bemeye kubaho imibereho y'ijuru bakiri mu isi, mureke baze gutura mu isi, maze n'abakunze isi nabo bagumane nayo mu kurimbuka kwayo. Cyane. Ibigeragezo n'amateka Yesu azigamira itorero rye ni ibyo kurishoboza kugera ku kwera kwimbitse no kugira imbaraga zisumbyeho, kugira ngo isi yose imenyeshwe intsinzi y'umusaraba. Intsinzi y'umusaraba ni iyihe? Tujye twumva ibintu neza. Intsinzi y'umusaraba ni iyihe? Mwibuke neza, umusaraba wa Kristo niwo yatambiyeho igitambo cye gikuraho ibyaha. Nk'uko mu gihe cya kera ibitambo, intama zazanwaga n'umunyabyaha ku buturo bwera, zigatambwa kugira ngo umunyabyaha ababarirwe kandi ibyaha binesheke mu mibereho ye binyuze mu mbabazi z'Imana, niko n'intsinzi y'umusaraba iri. Intsinzi y'umusaraba igaragarira mu kubabarirwa ibyaha byacu no kubicikaho, tugahindurirwa gusa na Kristo mu mico. Niba imico yacu itarahindutse, intsinzi y'umusaraba ntishobora kugaragara. Intsinzi y'umusaraba si ukugenda umuntu wambaye mu gatuza mu ishapure, oya. Si ukuwushyira ku nsengero, si ukuwushyira mu mazu no mu bitabo dutwaye. Intsinzi y'umusaraba ni uko umunyabyaha ababarirwa ibyaha bye kandi agahabwa gukiranirwa kwa Kristo kugahinduka umugabane w'imibereho ye. Imibereho y'umunyacyaha agapfa nyine. Abaroma 6. Ansome iryo somo. Abaroma 6 umurongo wa 2 kugeza ku 4. Ubuntu ni uburenganzira bwo gukora ibyaha, no mutwe amagambo hari. Nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute?
ntimuzi ko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Mwumve rero umusaraba tuwugezeho. Umurongo wa 4, nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo Kristo azuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Tugomba kugira imibereho mishya kubw'urupfu rwa Kristo, kubw'umusaraba wa Kristo. Tugomba kugira imibereho mishya binyuze mu kubabarirwa ibyaha byacu, kandi ibyaha bibabarirwa ryari? Ni igihe tubyemeye, Yeremiya 13, tukabyatura, Imigani 28:13, n'urwandiko rwa mbere rwa Yohana 1 ku murongo wa 9, maze tukizera imbabazi z'Imana, nibwo ibyaha byacu bibabarirwa binyuze mu gitambo cya Yesu. Maze Abaheburayo 4 ku murongo wa 14 kwa 16, Imana ikaduha ubuntu bwayo bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Ubwo buntu bukora iki? Buhindura imitima yacu ngo ntituzongere kwica amategeko y'Imana nk'uko twahoze tuyica. Imana niyo yasezeranye ngo nzabaha umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya. Ezekiel 36 murongo wa 25 kugeza ku 27. Ntimugende mu mateka yanjye mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Iyo mibereho izanwa n'umusaraba wa Kristo. Iyo niyo nsinzi y'umusaraba. Dusaba andi magambo. Ibyanditswe byo mu minsi y'imperuka, page 157 n'isubiye 553. Handitswe ngo imibabaro yacu, imisaraba yacu, ibidushuka byacu, ibiturwanya twihariye n'ibitugerageza bitandukanye, byose ni ibikoresho by'Imana byo kudutunganya, kutweza no kudutegurira guhunikwa mu bigega byo mu ijuru. Nguyu umugambi w'Imana mu bigeragezo duhura nabyo, mu karengane katurindiriye. Satani yadusabye ngo tugosore nk'amasaka, ariko hari impinduka bigomba kuzana. Buriya mbere y'akarengane gaheruka, ariko reka iryo jambo ryihore tuzarigiga mu kindi cyigisho. Ariko nkuko byagenze, murabona twasonye mu byakozwe n'iki cya 4 murongo wa 27, igihe Herode na Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisirayeli bifatanyirizaga hamwe kurwanya Kristo n'abamwemeye bose mu gihe cya Roma ya gipagani. Niko n'uyu munsi muri Roma iyobowe n'ubupapa, ubu bwifatanye n'ubu bumwe bugomba kubaho. Ariko mbere wako karengane gatorotse ko bwifatanye kabaho, hagomba kubanza kwa yigosorwa nk'ibyageze kuri Petero na bagenzi be mbere yuko bagezwa muri icyo gihe. Iryo gosorwa rigamije ikintu Yesu yavuze ngo nawe numara guhinduka hari impinduka zigomba kuzanwa n'iryo gosorwa, kandi koko zaraje kuri Petero. Reka dusome amagambo aboneka mu gitabo cy'intambara ikomeye, page 38 kugeza ku 39. Muri iki gihamya, muri aya magambo tugiye gusoma, tugiye gushyira ku munzani ibintu bibiri. Igihe itorero ryari riri muri karengane, uko ryifataga n'imibereho ryari rifite, n'abari barigize uko bari bameze imbere y'Imana, no ku rundi ruhande tugaragarizwa igihe akarengane kari kamaze guhagarara, uko byagendekeye itorero n'abarigize. Karengane kadusatiriye. Buriya kubw'iki cyigisho abantu benshi dushobora guhindura amasengesho, tugasaba Imana kugira ngo rero mu migambi yayo no mu bwenge bwayo itwemerere ko tugosorwa mu gihe biri butuzaniriza impinduka tugiye gusoma. Uretse yuko ibintu tugiye gusoma nkuko byagenze mu bigishwa, igihe Satani yagosoraga itorero ryari rigizwe n'abantu 12 mu ntumwa za Yesu, Satani akemererwa kuri gosora, habonetsemo umwana wo kurimbuka. Habonetsemo umwana wo kurimbuka. Tube maso, tudafata umugabane wa Yuda, kuko naza kubasomera amagambo mu kanya, ariko reka nyabasomere kugira ngo bihamanye nayo magambo mbabwiye. Reka nyabasomere muri kino gitabo nababwiraga, ibihamya by'itorero volume ya 6 page 366. Ni interuro imwe iravuga ngo uko ibigeragezo bizarushaho kutugota, gutandukana no guhuriza hamwe bizagaragara mu bantu bacu. Uko ibigeragezo bizarushaho kutugota, gutandukana no guhuriza hamwe, ayo matsinda birazagaragara. Ibyo bintu bibiri bizagaragara. Igihe Satani yasabaga bigishwa
kugira ngo abagosore nk'amasaka Imana ikemera kubatanga. Yuda yavuyemo ararimbuka. Nta muntu yifuriza gufata umugabane nk'uwa Yuda. Kandi muri iyi minsi yo mbona ibintu abantu bandika ku mbuga zitandukanye n'amagambo abantu bavuga, hari abantu bamaze kwigirira icyizere cyane kugeza ku rwego baca umurongo ko umuntu wese utameze nk'abo utari mu ruhande rwabo, ubwo muntu ngo yamaze kuramya igishushanyo, yagize gute. Ariko n'abigishwa bagendanye na Yesu imyaka 3 n'igice ari Yesu bigisha, ari bubagaburira mu buryo bw'igitangaza. Igihe kimwe yarababwiye ati Satani yabasabye ngo abagosore nk'amasaka, kandi hari impinduka bigomba kubazanira byananiranye ko zagerwaho mu bundi buryo. Twumve rero ntambara ikomeye paje 38 na 39 handitswe ngo akarengane itorero ryagiriwe n'abapagani katumye hashira igihe kirekire abakristo badafite umutima wo kudohoka ku kwizera kwabo ngo bifatanye n'abapagani kandi ngo bigane imigenzo yabo. Umva akamaro k'akarengane. Abyumva akamaro k'akarengane. Mu gihe cy'akarengane abakristo bari baranze kudohoka ngo bifatanye n'abapagani n'imigenzo yabo. Nyamara akarengane karangiriye maze ubukristo bukagera no mu ngoro z'abami. Itorero ryaretse kwicisha bugufi no kwiyoroshya kwa Kristo n'intumwa ze, maze rikurikiza kwishyira imbere n'ubwibone by'abapadiri n'abayobozi b'abapagani. Kandi mu cyimbo cyo gukora ibitegetswe n'Imana rikurikiza inyigisho n'imigenzo byahimbwe n'abantu. Nibyo biri kuyobora itorero uyu munsi. Kandi mu cyimbo cyo gukora ibitegetswe n'Imana, akarengane kamaze guhagarara, rikurikiza inyigisho n'imigenzo byahimbwe n'abantu. Akarengane kagomba kongera gusubiza itorero. Abazarokoka bo muri byo ubundi. Nanababwira ikintu wenda mumaze kukimenya, abantu ntibakabyishukeho nubwo wenda bishobora kumvikana nabi, ariko mubyumve neza kuko ari Bibiliya ibigaragaza. Kuba uruhande rurimo abantu benshi ntibivuze ko bwari bo bari mu kuri, ibyo turabizi. Kandi bavuze itorero ry'Imana ntago ari kuvuga ngo uzifatanya na structure igaragara ari mu nsengero cyangwa n'ahandi, uretse ko n'abatari zirimo cyangwa muri structure atari gihamya cyuko bemewe n'Imana. Oya, aho kuba umuntu ari mu itorero ry'Imana bigaragarishwa n'ikintu kimwe gusa, kuba yubatse ku rufatiro rw'iryo torero ari rwo Kristo. Wa Kristo wavuze ngo ko ari we mutwe w'itorero, ko tukaba umubiri we nk'itorero. Ubwo nk'uko umutwe ari utanga amabwiriza ku ngingo z'umubiri, umuntu wese ufite igisano na Kristo nk'umutwe akaba yumvira amategeko aturutse kuri Kristo, uwo ni uri mu itorero ry'Imana. Ibindi ni ibinyoma. Kuko igihe kigiye kuza aho ijambo ryavuze ngo abantu benshi baza bavuga ko ubwabo bizera ubutumwa bw'Amarika wa gatatu bazava ku kejo bifatanye n'uruhande rurimo benshi. Kadukomeye dusome mwumve. Kwihana kwa Nyirarureshwa kwa Constantine kwabaye mu ntangiriro z'ikinyejana cya 4 kwanejeje abantu cyane, maze ingeso mbi z'isi zihera ko zinjira mu itorero ziyoberanyije zisa n'ubutungane. Ubwo korona itorero byariyongereye kandi bikorwa vuba cyane. Ubupagani bwasaga n'ubwatsinzwe, ariko nibwo bwatsinze. Imikorere yabwo niyo yategekaga itorero. Inyigisho zabwo, imihango yabwo ndetse n'imigenzo yabwo ishingiye ku kwizera imbaraga z'ubupfumu byinjijwe mu myizere no mu misengere y'abiyitaga abayoboke ba Kristo. Uko uyu munsi bimeze. Abantu buryo baririra ngo by'amayerekwa, ngo abantu ngo babwire ngo ikiru babeho, ngo abantu ngo babahishurire ngo ibintu ku buryo bajya gusanga umuntu nk'aho ari we Mana. Iriya myizerere y'abantu bita abakozi b'Imana ngo bahora ngo bagira amayerekwa, ngo n'ubuhanuzi bwa buri kanya, ngo dore kanaka ko wakuroze, ngo reretswe ko umuntu mutabana ngo atari umugabo wawe, ngo dore imodoka mugiye, ngo iriya ni imyizerere y'ubupfumu. Ubuhanuzi budatera umuntu kuva mu cyaha ngo butume yakira gukenerwa kwa Kristo, ubwo buhanuzi ntibuba buvuye ku Mana. Mu bisome mu Gutegeka kwa 2:13 umuhanuzi n'ubutumwa twaye bw'ubuhanuzi bugomba kuba bugendereye gutuma umuntu atandukana no gukiranirwa, atandukana n'imico mibi, agahindukirira Imana, akaba ari yaramya yonyine kandi agasana yo mu mico. Ubuhanuzi butari ubwo ni ubw'ibinyoma, ni umwuka w'ubupfumu.
niwe uba uyoboye abantu. Yego, ubwo bwumvikane bw'ubupagani n'ubukristo bwaje kuvamo gukomera k'umunyabugome wari warahanuwe ko azarwanya Imana kandi akishyira hejuru yayo. Iyo mikorere ikomeye y'iyobokamana ry'ibinyoma niwo murimo ukomeye w'ububasha bwa Satani, ukaba ugaragaza umuhati agira wo kwiyimika ngo ategeke isi uko abishaka. Bavandimwe, iki ni cyo akarengane kagomba gukorera itorero. Hari abantu bameze nk'abigishwa ba Yesu tutiyizi, tutazi intege nke zacu, turi kurwanisha ishyaka nakwita mugani wa Pawulo mu Baroma igice cya 10 ishyaka ridaturuka mu bwenge, ariko twifitemo gukunda Imana akaba natwe ariko nta kundi twakwigenza. Natwe rero Imana iradukunda. Akarengane kagomba kuzana ubumwe mu bagenzi bajya mu ijuru. Akarengane kagomba kuzana impinduka mu mico twarananiwe gushyikira binyuze mu kwiga no gusenga gusa, rimwe na rimwe no kutumva kuko byagaragaye ko ariyo miterere ariyo icyaha cyatugejeje. Ahubwo uyu munsi abantu twari dukwiriye no gusenga dusaba ngo ibi bintu Imana yavuze ibyihutishe vuba. Reka dusomere isomo risoza Yeshuwa igice cya mbere umurongo wa 7 umurongo wa 9, handitswe ngo jyewe Yohana mwene so, jyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Nta nshaka kugarukira kuri isomo. Imana iduhe kuba muri Kristo neza, kugira ngo imibereho yacu nubwo yaba ari akarengane, nubwo yaba ari amakuba, nubwo yaba ari ibyago, ariko biba ari ibyo muri Kristo Yesu nk'uko Yohana yabivuze, bidatewe n'imyumvire yacu y'ubwaka, bidatewe no guheza inguni mu buryo butavuzwe n'ijambo ry'Imana, bidatewe n'ubujiji bwo mu ijambo ry'Imana, bidatewe no kwigomeka ku mategeko y'Imana, ahubwo biterwe n'uko turi muri Kristo Yesu nk'uko Yohana yabivuze. Imana ibiduhe mu izina rya Yesu. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimira kubw'ijambo ryawe. Nta bwenge dufite, uduha ubwenge nk'uko bidusezeraniye. Abana bose bakurikira ijambo ubaha imyumvire myiza, kandi duteze intambwe zo guhinduka kugira ngo duse nawe, bigaragarira ab'isi ko tutari ab'iyi si, kandi bigaragarira bo mu ijuru ko twahindutse abaturage b'ijuru tukiri muri ubu buzima. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.